Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi turakomeza isomo ry'Ikinyarwanda. Ni mwarimu wanyu Ntirivamunda François n'ubundi turakomeza kuri uyu munsi. Ariko nongera kubibutsa ko twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, dukomeze kwirinda kandi dukaza ingamba. Nongera kubibutsa gukaraba inshuro nyinshi bishoboka kandi tukaba n'amazi meza, twambara agapfukamunwa nk'uko bikwiriye, dusiga intera hagati yacu na bagenzi bacu. Rero kuri uyu munsi dufite isomo ry'Ikinyarwanda nk'uko bisanzwe. Tugiye kurebera hamwe icyo bita amategeko y'imyandikire y'Ikinyarwanda. Mu mategeko y'imyandikire y'Ikinyarwanda rero uyu munsi tugiye kureba icyo bita utwatuzo twungirije. Ese iyo bavuze utwatuzo twungirije ni utuhe? Dusangamo utuhe twatuzo? Nibyo uyu munsi tugiye kurebera hamwe, hanyuma ndabasaba ko mwaza gukurikira neza. Rero iyo bavuze utwatuzo twungirije baba bashatse kuvuga yuko ari utwatuzo tudafite agaciro nk'ako utwatuzo twibanze. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ngira ngo dutunga utwatuzo twibanze, ibyo twarabibonye. Uyu munsi rero isomo tugiye kubona nk'uko nari maze kubivuga, tugiye kubona utwatuzo twungirije. Muri utwo twatuzo twungirije rero harimo utu dukurikira. Akambere dusangamo akanyerezo. Ese akanyerezo gakoreshwa hehe? Gakoreshwa ryari? Batubwiye ngo akanyerezo gakoreshwa mu kiganiro kugira ngo berekane ihererekanwa cyangwa iyakuranwa ry'amagambo. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo ari abantu babiri baganira, umwe avaho undi ajyaho. Urugero hano baduhaye, batubwiye ngo wari wagiye he gusura ishyamba kimeze? Wararibonye se? Yego. Aho niho hambere gakoreshwa. Akandi katuzo ni uturegeka. Ese uturegeka dukoreshwa dute? Batubwiye ngo dukoreshwa iyo berekana irondora ritarangiye cyangwa interuro barogoye. Urugero, ibiti bivamo ibikoresho byinshi: ibitanda, inzugi, ibyansi, isekuru, imitako n'ibindi n'ibindi. Akatuzo ka gatatu gakurikiyeho ni akatuzo bita utubago tubiri. Ese utubago tubiri, iyo tuvuze utubago tubiri dukoreshwa ryari? Dukoreshwa mu nteruro iyo hari ibigiye kurondorwa cyangwa gusobanurwa, cyangwa iyo bagiye gusubira mu magambo y'undi. Urugero, burya habaho ibiti byinshi: imisave, muvura, ribuyu n'ibindi. Abantu bagira bati igiti ni idolari. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo. Ngira ngo aho ni hamwe mu hagenda hakoreshwa turiya twatuzo twungirije nk'uko twatangiye tubivuga. Akandi katuzo muri tuno twatuzo twungirije tugiye gukomeza tureba ni akatuzo bita akabago n'akitso. Akabago n'akitso rero batubwira ko gakoreshwa mu nteruro kugira ngo batandukanye ibice bibiri bigize interuro kandi byuzuzanya. Urugero, kubyaza ishyamba umusaruro si ukurigurisha. Kuribyaza umusaruro neza ni ukurikorera no kuritunganya rikinjiza amafaranga. Aha ni hamwe rero mu hakoreshwa utwatuzo twungirije nk'uko twari tumaze kubona akatuzo ka kane, ariko akabago n'akitso. Akatuzo gakurikiyeho ni akatuzo bita utwuguruzo n'utwugarizo. Ngira ngo murabibona hariya. Rero utu twuguruzo n'utwugarizo dukoreshwa ryari? Batubwiye ngo dukikiza amagambo y'undi asubirwamo, tukongera kandi tugakikiza amagambo ateruwe n'ingirwashinga ati, cya, cyo n'ijambo ngo. Dukoreshwa nanone kugira ngo bakikize amazina nteruro n'amazina y'inyunge agizwe n'amagambo arenze ane. Ingero hano baduhaye, batubwiye ngo mu biti bikomera kandi byiza harimo muvura na ribuyu. Igiceri kirarikocora kiti, uhora mu mazi siko gushira amaga.
ubwo inshyikanya ku mubiri ya Rugema hica abarahashinze. Ngira ngo ngarutse kuri iyi nteruro, iyi nteruro mubona hano niyo twari tumaze gusobanurirwa hejuru batubwira ngo dukikiza amazina nteruro cyangwa amagambo akabije uburebure agizwe n'amagambo arenze 4. Iyo tuvuze rero inshyikanya ku mubiri ya Rugema hica, iryo jambo ni ijambo rirerire rigizwe n'amagambo arenze 4. Akatuzo gakurikiyeho ni akatuzo bita udukubo. Batubwiye rero ngo udukubo dukikiza amagambo cyangwa ibimenyetso bifite icyo bisobanura mu nteruro, ngo banadukoresha iyo bashaka kwerekana uko amazina bwite y'abanyamahanga yanditswe mu Kinyarwanda bayandika mu ndimi akomokamo. Akatubwira kandi ngo dukikiza umubare wanditswe mu mibarwa. Ingero hano baduhaye Richard Kanti, ngira ngo hano babishyize mu dukubo, baravuga nkaho mu rurimi akomokamo baravuga ngo nkaho twagombye gusoma ngo Richard Kanti yayoboye u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni. Ngira ngo ririya ni izina ry'irinyamahanga. Kongo ibonekamo amashyamba menshi. Ngira ngo mu dukubo babigaragaje uburyo byandikwa. Igihembo twumvikanyeho ni amafaranga y'amanyarwanda 5,000. Ibyo babidusobanuriye. Ngira ngo hano biragaragara ko uyu mubare wanditswe mu mibarwa ukikizwa mu dukubo. Turakomeza n'ubundi n'isomo ryacu. Nk'uko twari tumaze kubibona, twamaze kubona utwatuzo twungirije, tubona uko dukoreshwa, twabonye ingero zitandukanye. Ahangaha rero tugeze ku mwitozo. Hari umwitozo nk'uko mubibona, hari umwitozo wa mbere, imyitozo ku twatuzo wa mbere, hakaba n'umwitozo ku twatuzo kabiri. Ariko umwitozo wa mbere batubwiye ngo vuga mu magambo make nibura imimaro 2 y'utwatuzo mu nteruro. Ngira ngo twamaze kubibona mu mwanya ushize. Kabiri, ibi bimenyetso biri mu dukubo byitwa nguki. Ngira ngo babiduhaye hariya kandi twamaze kubibona. Ikibazo cya gatatu, rondora ahantu hatatu hashobora gukoreshwa ibyo bimenyetso bigaragajwe haruguru. Kane, sobanura impamvu agakubo kakoreshejwe muri iyi nteruro ikurikira. Nibyo hari abagiye kutubwira. Interuro iri munsi hano n'ubundi. Ku mwitozo wa kabiri batubwiye ngo mwandukura umwandiko ukurikira musimbuza akatuzo gakwiye ahari uturegeka turi mu dukubo. Rero interuro ngiyi nuyisoma urabasha kumva neza aho akatuzo gakwiriye kagomba kujya. Rero banyeshuri beza, uyu munsi twari tugamije kwiga ibijyanye n'utwatuzo twungirije nk'uko twabonye n'imikoreshereze yatwo. Ibyo byose babidusobanuriye n'uburyo dukoreshwa. Ngira ngo sinasoza iri somo ry'uyu munsi ntongeye kubabwira yuko icyorezo cya coronavirus kitwugarije, ndetse si mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, ndetse no mu mahanga yose, n'isi yose muri rusange. Dukomeze gukaza ingamba zo kwirinda, twambara agapfukamunwa neza, dusiga intera hagati yacu na bagenzi bacu, dukaraba inshuro nyinshi, dukaraba n'amazi meza, kandi turizera yuko tuzarutsinda uru rugamba rwa coronavirus. Murakoze, mukomeze gukurikirane amasomo. Yari mwarimu wanyu Iriva Munda François, umwarimu w'Ikinyarwanda. Murakoze.